Yes, amazina y'abanyakuri bamwita Shima Fabrice yamenyekanye nka Patyno hano mu Rwanda kabisa kubera gukina ibintu bijyanye na comedy. Yaciye mu buzima rero butari bworoshye abikesheje amahame ye aza kugafata. Umunsi umwe abyutse asanga inzozi ze zabaye imamo abikesheje comedy, kwihiringa, kwikunenga, kuzamuka imisozi, akamanuka ibibaya, agaca mu bishanga, agaca iy'amaguru y'igare ya moto, akagera ku modoka. Afite timu nini, reka nze mubwire iby'uyu muhungu Patyno comedy. Yes, ladies and gentlemen, amazina nyakuri bamwita rero Shima Fabrice, akaba yaramenyekanye nka Patyno hano mu Rwanda, akaba kugeza kuri ubu afite imyaka 25. Ngo byifashe bite rero ibyiwe ngo bimeze bite? Iyi ni Hozaho TV, niba utarakanda subscribe yikande tuye twibanira. Iyi ni episode ya 15 kuri Hozaho update, aho tugenda tukugezaho amakuru agiye atandukanye y'ibyamamare bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Shima Fabrice rero akaba akiri umusore, avuka mu muryango w'abana bagera kuri 5. Urugendo rwe rwo kuba yarabaye umustar rero ngo bimeze bite, rwatangiriye hehe? Ubundi Patyno avuga yuko akiri umwana kabisa, akiri umwana mutoya, yakuze akunda ibintu byo gusetsa abantu, gusa we yumvaga ari ibintu byaho ngaho atabiha agaciro yuko wenda byazageza igihe bikamutunga. Twihuse cyane rero, Patyno yaje kuguma agenda asetsa abantu gake gake, nyuma aza gutangira kugenda yifata utuvideo duto adushyira kuri status agira ngo arebe yuko wenda yakisetereza abashuti be cyangwa se abamukurikira. Abashuti be rero batangira kudukunda, bagenda badusharinga gake gake, mu nyuma rero batangira no kugenda bamugira inama uti Patyno wakoze utu tuntu ko ndeba ibi bintu bishobora gucamo ukaba wabyagura bikaba byamenyekana. Patyno rero atangira kugenda akora video zigiye zitandukanye kabisa, ari nako yihiringa. Gusa icyo gihe ntabwo yaragatangiye ugafatana n'amafaranga byamuherezaga. Nyuma rero yaje kugira gutya aza guhura n'umugabo witwa Nyakiso, cyangwa se umusore witwa Nyakiso. Bamaze guhura rero na Nyakiso, Patyno yagize gutya abwira Nyakiso uti ariko ubundi waretse tugakora collabo y'aka video ngewe nawe tugafatanya. Ubwo umwe yaba kuri Patyno ndetse no kuri Nyakiso, umwe yarikoranaga. Hanyuma Patyno amaje kubwira Nyakiso yuko bakorana, Nyakiso nawe yaramubwiye ati okay nari biwazaza tugakorana. Icyo gihe rero byagumye mu magambo, baragenda bakubita hafi amezi agera kuri 6 hafi aho ngaho batarakorana ya video. Gusa baje guhura mu nyuma, baza guhura rero, baza guhura ku munsi w'irayidi hari za 2018-2019 hafi aho ngaho. Bamaze guhura rero baribukiranya, Patyno aramubwira uti ese Nyakiso ko twari twahanye collabo bimeze bite, collabo yacu ko yahagaze. Patyno rero na Nyakiso babakoze agakomedi kamwe k'irayidi. Icyo gihe rero bari bamaze guhuza rero bakoze iyo video niyatwika cyane. Mu nyuma rero baza kongera guhuza nanone, ariko icyo gihe bahuza baravuze ati reka dukore collabo y'aka video kamwe gusa, hanyuma duhite tubivamo, ujye wikorana nanjye nikorane, abantu batazagira ngo tubana muri groupe imwe. Icyo gihe baza gukora rero comedy yitwa Umwana w'Ikirara. Icyo gihe ngira ngo murabyibuka, umwana w'ikirara nuza Nyakiso yari perefe, Patyno rero afite umwana w'ikirara ku ishuri kabisa. Iyo video rero yaje kubahindura ubuzima, iratwika koko, iramenyekana byadanje, igera kure koko. Iyo video rero akaba ariyo yaje gutuma Patyno we na Nyakiso bahita batangira gutwika kabisa. Nkubwiye rero muri bimwe cyangwa se mu buzima Patyno yagiye acamo, nakubwira yuko Patyno yakoze ikiyede ahagana imyaka 6 yose, kuva 2012 kuzamuka za 2018 akora ikiyede, ari nako agenda ashakisha amafaranga. Patyno rero yize construction, yabaye kabisa umufundi igihe kirekire, hamwe bakamwambura ahandi agakora bakamwishyura, gutyo aza no kuba umwenjiniyeri ukomeye cyane kabisa, abari nabyo yiga muri kaminuza kugeza kuri ubu ngubu. Rero akaba ari umwenjiniyeri ukomeye cyane, ukora ibiraka bigiye bikomeye cyane. Ikintu wamenya rero ku bya Patyno na Nyakiso, ku byerekeye Patyno na Nyakiso, baje gutandukana rero ubwo Afrimax yazaga kurokirita abakinnyi, ikaba ikarokirita Nyakiso nk'uwari brand ikomeye cyane muri Nyakiso comedy. Iza kumurokirita rero ubwo hari 2020 mu 2020, imaze kumurokirita rero imutwaye
imusaba yuko yakwinjizamo n'abandi bakagendera muri Afrimax. Gusa Patyno we akavuga yuko cyangwa se bikekwa yuko Nyaksowe bari kujya bamuhereza amafaranga menshi atangana nabo yari kuzanamo yaba ba Patyno ndetse n'abandi bakoranaga bagiye batandukanye. Icyo gihe rero Patyno aza gufata indi nzira, aravuga uti ibi bintu ntago byakunda, akaba ari agatwiko katinjiza, reka nangire ibyanjye. Abatangiye rero episode zigiye zitandukanye, abashinze YouTube channel, nawe ahita atangira ibintu bya Patyno comedy. Gusa bagiye bakorana gake gake n'ubundi mu buzima busanzwe, bagenda bakorana amakorabo atandukanye ariko atari ibintu bya contract bizamara igihe kirekire. Ngayo nguko rero Patyno kuri ubu ngubu rero afite amavideo menshi agiye atandukanye, yakoze byinshi, aracyakora. Wasura channel yiwe rero ugakanda subscribe, Hozaho TV, kana subscribe, tuzabane muri episode y'ubutaha. I love you so much.